Agasobanuye kacu tugatangiriye aha ngaha. Hari umukobwa uri gutera amarangi ahagaze ku kego gatoya cyane. Gusa uyu mukobwa barakwereka inyuma ye hari ikigabo cyahaturutse. Nyagasani, iki kigabo cyese giterura uyu mukobwa gihita kimusigatira. Ukurikire filime witonze. Iki kigabo kikimusigatira, uyu mukobwa yahise ahinduka amagufa. Uyu mugabo byaramurenze, aravuga ati mu izina rya Yesu Nyagasani. Uyu mugabo aravuga ati urinde, ati ninde wakuzanye hano? Gusa uyu mukobwa barakwereka ni ikizimu. Nyagasani, uyu mugabo umukobwa yahise abura, hasigara agakanzu yari yambaye. Aravuga ati abazimu batangiye kuntera iwanjye kubera ibyaha byanjye. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo byaramucanze, aravuga ati Nyagasani, ndagira nti? Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo aravuga ati birabe byo ntibiba amaraso. Ukurikire, ntabwo tuzi ngo ni ibiki, gusa turi kumva ari kuvuga ngo kubera ibyaha byanjye ari kwicuza. Aravuga ati si uko ko Imana yizambabarira. Ubwo ako kanya barakwereka hari agakobwa katurutse aho ngaho ko muri karitsiye kamukoraho. Uyu mugabo ahita ashidukira hejuru, maze aka gakobwa karamubwira ati ni ukubera iki kuri kwikanga? Ati ni ukubera iki? Ukurikira filime witonze. Uyu mugabo ahita ahisha aka gakanzu, maze uyu mukobwa aramubwira ati si none muturanyi umeze ute kudaheruka kugamba? Maze uyu mukobwa aravuga ati si none wampa akazi ko nari nkeneye udufaranga dukeya bitewe n'akabazo nari nifitiye, ukambabarira ukampa akazi maze nkareba niba nakemura ako kabazo. Ukurikire, iki kigabo kiramwitegereza, maze uyu mugabo aramubaza ati ukeneye akazi? Uyu mukobwa aravuga ati yego. Maze uyu mugabo aramubaza ati akazi ushoboye ni akahe? Maze uyu mukobwa aravuga ati nshoboye akazi kenshi cyane. Ati nshoboye guteka, nshoboye koza ibyombo, buri kimwe cyose mbese ushaka kunkoresha wajya ukinkoresha, ariko nkabona ako kazi. Ukurikire, maze uyu mukobwa aramubwira ati kandi njye ndita umwana mwiza cyane. Barakwereka uyu mugabo yahise amubwira ati akazi ndagafite. Ati rwose akazi ndagafite, reka nze nkaguhe. Maze uyu mukobwa aravuga ati wowe urabukoze cyane. Asigara hano ari gusenga Imana, ari kuvuga ati Imana ushimwe kubera yuko mbonye akazi. Ati kandi urakoze cyane kuba undangiye akazi nk'aka ngaka, atari ko uzakandindiremo. Barakwereka uyu mugabo yahise amuhamagara, aramubwira ati egera mu nzu tugende. Afite n'akagapira k'umuzimu nako kagakanzu. Maze uyu mugabo aramubwira ati ifunga aho ngaho, maze ubu uhagaze aha ngaha ndaje. Ukurikirane filime witonze, uraza kugenda usobanukirwa. Uyu mugabo aravuga ati ibura aho ngaho nkuzanire utwenda uzajya ukora wambaye. Ati uri kumva mukobwa? Ati bo wicaye aho ngaho maze nkuzanire utwenda uzajya uraba wambaye mu gihe uri mu kazi. Uyu mukobwa atangira kuba ari hano muri salo. Barakwereka ntibwatinze uyu mugabo yamuzaniye imyenda. Aramubwira ati rero iyi myenda ugomba kuja urayihinduranya n'iyo ngiyo. Ati cyanga mo kimwe iyo ngiyo ntuyambare. Atari ko nyemerera ngo ufotore ifoto kugira ngo utazagenda unanyibye nkazabura n'iyo ngushakira. Maze uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo rwose, ati nta kintu bitwaye. Barakwereka uyu mukobwa yaje gutiga ngo bamufotore. Uyu mugabo arangije aramufotora, ari kumubwira ati seka neza, ati mwenyura maze ngo ufotore. Ukurikire, ubwo uyu mugabo yaramufotoye, arangije aramubwira ati birahagije. Amuhereza twa twenda, aramubwira ati rero iyi myenda uzajya urayambara mu gihe uri hano mu rugo. Barakwereka utwenda yamuzaniye ni agakabutura gatoya shahu, gatoya cyane. Arangije aramubwira ati si none urabona iyi myenda atari myiza? Uyu mukobwa yari agize ngo bamuzaniye imyenda myiza minini, gusa bari bamuzaniye utwenda duto. Maze uyu mugabo aramubwira ati si none ko unzaniye utu twenda tungana guca? Ati tuzankwira. Aravuga ati aka gakabutura ndi kubona katankwira, ndi kubona kameze nk'ak'uruhinja. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo aravuga ati iyo kabutura yagukwira. Ati yagukwira gusa, ati niyo n'umugore wanjye wa kera yari yambaraga. Ati ni gute wowe itagukwira?
ubwo uyu mukobwa aravuga ati reka nigere ndebe nibiri ubuze kunkwira. Uyu mugabo aramubwira ati genda wigere rwose, ati hano ufite kwisanzura, ufite kwishura ukizana, ati yuko njye abakozi banjye bose ntabwo njya mbaheza, ati ahubwo baba bafite kwishira bakizana, ati kandi buri kimwe cyose ushaka wambwira ukurikire. Maze uyu mukobwa aravuga ati buri kimwe cyose nshaka ahangaha ati njye nkubwira. Uyu mugabo aravuga ati rwose nta kibazo, ukurikirane filime witonze. Uyu mugabo aramubwira ati rwose ujye umfata nk'umubyeyi wawe, buri kimwe cyose ukeneye kumbwira ujye urakimbwira, ati rwose nta kibazo cyanjye. Maze uyu mugabo aramubwira ati ibura aho ngaho rero nanjye hari akantu ngiye kureba ndaje gatoya. Uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo. Uyu mugabo yahise yerekera aragenda, umukobwa asigara aha ngaha. Maze uyu mukobwa aravuga ati Mana uzandindire mwa runo rugo, atangira gusenga ariko uvuga ati Mana uzandengere, Nyagasani reka dukurikirane filime turebe amaherezo y'ibi bintu. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kwikuramo imyenda ngahindure ndetse na cya kigabo barakwereka cyo kivuye gufata kagafoto kikagakoramo agafoto gatoya. Ese uyu mugabo azakamaza iki? Uyu mugabo atangira kwishima mu bwanwa ariko uvuga ati okay. Barakwereka uyu mugabo yaje hano, ukurikira akantu ku kandi. Uyu mugabo yaje asatira hano, barakwerekana wa mukobwa yari yamaze kwambara utwo bari bamuhaye n'utuntu dutoya cyane. Uyu mugabo nawe arangije aza hano, ukurikire. Barakwereka uyu mukobwa utwenda twose bari bamuhaye yari yamaze kutwambara. Iki kigabo kiracyari aha ngaha, yafashe ka gafoto akamadika hariya, ntabwo nzi ngo ni iyihe mpamvu. Barakwereka uyu mukobwa we yaje kurira kuri rwa rwego ngo ari gusiga amarangi. Ako kanya marayika ahita ahagera maze abwira uyu mukobwa ati umva wa mukobwa we uzirinde. Maze uyu mukobwa aravuga ati indeka ntekereza yuko ibyo ndi kubona atari byo. Uyu mukobwa arangije afunga amaso, afunguye amaso abona marayika ntawe, ubwoba buramwica. Nyagasani ukurikire filime witonze. Ese uyu mugabo ni ukuberekeze n'aba bakobwa hano ndetse bakambarana guca bakaza gusiga irangi. Uyu mukobwa aravuga ati ibyo muri runo rugo ndi kubona bitoroshe, ati ese ni ibiki biri kubera hano Nyagasani? Uyu mukobwa atangira gusenga, ukurikire filime witonze. Aravuga ati Mana yanjye undindire mwa runo rugo, ati kandi reka nizere yuko ibyo ndi kubona bitazakomeza kugenda gutya, ati wasanga muri runo rugo habagamo abazimu. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa nangeje aravuga ati reka mbe nduhutseho gatoya, ndi kubona mu mutwe bitangiye kwivanga, ntarinda nongera guhanuka, ntarinda nahanuka hano hantu. Ukurikire filime witonze. Ubwo ntibwatinze barakwereka umukobwa yarongera arahasubira, arongera asiga amarangi ndetse aba ameze nk'uko twatangiye filime bimeze. Barakwereka ako kanya ikigabo cyaturutse nk'ahandi twatangiye n'ubundi kiri guturuka, kiri kuvuga kiti Mana yanjye ataka ngaka ndagasamuye, ati kandi nimara kukarongora nzahita nkica, ati maze nako kajemo umubare w'abandi nagiriye nabi. Barakwereka ako kanya umugabo yaje ari gufungura lisani. Nyagasani marayika nawe yahise ahagera, umugabo ari gufungura umukandara. Marayika barakwereka yitegereje wa mukobwa ahantu yari ahagaze, arangije ahita afata cya kiroso agiterera uyu mukobwa ku bugabo, nako uyu mukobwa ahita agiterera ku bugabo bw'uyu mugabo. Maze uyu mugabo aravuga ati nibyo ukoze wa mukobwa we. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa aravuga ati ntabwo mbikoreye ubwende. Maze uyu mugabo aravuga ati ngiye kukwereka icyo ngiye kugukorera, ati ndebera urambwira ikintu wari ugamije. Maze uyu mukobwa ahita amanuka ku ngazi, ahita amanuka ku rwego, ari kuvuga ati ni ukuri kw'Imana
ndakwinginze mbabarira, ntabwo mbikoreye ubwenge nde. Ati ni ukuri kw'Imana ntabwo mbikoreye ubwenge. Uyu mugabo yararakaye, gusa uyu mukobwa yakomeje kumusaba imbabazi ariko umubwira ati umbabarire. Maze iki kigabo kiravuga ati njye ntabwo nakubabarira, ati yuko ibi bintu ukoze birakabije. Ati reba ahantu wari utereye kiriya kibora, reba ahantu wari utereye kiriya kiroso k'ubugabo bwanjye, ati ugiye kumbwira ikintu ubikoreye. Maze uyu mukobwa aravuga ati nanjye sinzi ukuntu bigenze, ati kuko nari ngifashe mu ntoki, rero ntabwo nzi ukuntu kincitse. Ati ni ukuri kw'Imana mbabarira. Uyu mukobwa yakomeje kumuhendahenda amusaba imbabazi. Maze kino kigabo kiraje kiramubwira ati ndakubabariye, atari kuva tujane mu nzu. Maze uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri kw'Imana urakoze kumbabarira, ati ariko ntabwo nari mbikoreye ubwende, ati ni ukuri. Maze uyu mugabo aravuga ati gira vuba vuba, kora ibyo nkubwiye, nsanga mu nzu, unsange mu nzu. Uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo. Ubwo uyu mugabo barakwereka yahise aza ari kwerekeza mu nzu. Uyu mukobwa nawe ariko aza afite ubwoba. Nyagasani, iki kigabo gusa giteye ubwoba, nawe ari wowe sinzi niba utabugira, kandi ari njye nta nubwo naje kwirwa ndaje gukorera mu rugo rwe. Nyagasani, uyu mukobwa yari yinjirana n'iki kigabo. Kurikirane filime witonze, ndetse niba utarakanda subscribe ndakwinginze kugira ngo ukore subscribe, share ndetse na comment. Ubwo iki kigabo cyahise kiza mu kabati gikuramo izindi myenda, kiramubwira kiti rero fata iyi ngiyi nayo uje urayihinduranya. Maze uyu mukobwa aramubwira ati sinone kwiki ukomeza kuma udukabutura tw'abana n'ukubera iki? Ati rwose kano gakabutura nakabana, ati akangaka ntabwo nakambara, ukurikire. Maze uyu mugabo aramubwira ati njye ndagutegetse ngo kambare cyangwa nkugirire nabi. Ukurikire. Uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri kw'Imana mbabarira, atariko ni gatoya ntabwo kari buze kunkwira. Iki kigabo cyari kimuhaga udukabutura dutoya gusa tw'abana. Maze uyu mugabo aravuga ati niba ushaka kugira ngo ubeho bitewe n'ibyo unkoreye, ufata iyo kabutura uzayambare. Maze uyu mukobwa aravuga ati ntarebe ndayambara, ukurikire. Ati kandi numara kuyambara uhita unsanga ino mu cyumba cyo hasi, uhita unsanga mu cyumba. Karabaye. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kwinubira akazi, kandi niwe wari waje kugasaba. Nyagasani yagiye ababaye, gusa nta yandi mahitamo yari afite uretse kukambara. Barakwereka uyu mukobwa yaje kukambara, ndetse aza kukambarirana hano mu cyumba. Noneho ko kari kamubanye kamufashe cyane, aravuga ati simana aka gakabutura ko kamfashe ko ndaza kubigenza ati sindaza kubona ukuntu natambuka. Ukurikire. Aka kazi mw'abantu mwe ni indyankurye, uyu mugabo ni umugome. Yararangije. Ubwo uyu mukobwa arangije kwambara aka kenda ari kwitotomba ari kuvuga ati Mana uzamfashe unkura aha hantu ndetse uhankura amahoro. Nyagasani, uyu mukobwa gusa Imana yo ubwayo yumva amasengesho yanyu nimujya muyisabana neza. Urabona yuko uyu mukobwa yari ari muri runo rugo ndetse ari gusenga Imana, ari kuvuga ati Imana uzambabarire, uzamfashe umbabarire mve muri runo rugo amahoro. Ubwo ako kanya barakwereka uyu mukobwa akiri aha ngaha yaje kwikangamo, ari kuvuga ati Imana uru rugo ni rugo ki, ni bwoko ki? Ubwo uyu mukobwa yararebye abona twatubora wa mugabo yagiye arashira aha ngaha aramadikaho. Ukurikire. Ndetse n'ifoto y'uyu mukobwa twabonye aje kuyimadika hano. Aha hantu ubuzima bwa buri muntu wese niko bwaje buraburizwamo. Uyu mukobwa ageze hano arebye amagambo ahanditse ndetse anafunguye abona harimo ifoto y'umuntu y'umukobwa, areba no ku yindi. Nyagasani, uyu mukobwa arangije agwa no ku yindi, ariyo yura mu marayika wahoze ari kuza kumureba, ari kumuburira. Umukobwa arangije arongera arayireba neza, aravuga ati nge Mana umbabarire mva ahantu ndi muzima. Uyu mukobwa yatangiye kugira ubwoba. Ako kanya marayika aragaruka aramubwira ati umva mukobwa, reka nkubwire, ati nureba aho ngaho uraza gusangamo n'ifoto yawe, ati kuko nayo mu kanya gatoya iraza kuba yaburijwemo. Ati ubwo rero niyo mpamvu ndi kugerageza kukubwira ngo wirinde.
Se marayika aramubwira ati niwitegereza neza ukareba iyo foto, niwitegereza neza ukareba iyo foto urabona isa nanjye, iyo foto umaze kureba. Ati ubwo rero nawe ifoto yawe yamaze kugera aho ngaho. Uyu mukobwa aravuga ati njyewe, ati cyane rwose. Barakwereka uyu mukobwa yaje kubura ifoto, arebye abona ni yagindi kigabo cyamufotoye. Maze uyu mukobwa akiri aho akiri kuyireba, iki kigabo cyarinjiye cyaramwinjiranye, akiri kuyireba kirangije kiramubwira kiti uri kureba iki? Ati aho ntabwo wemerewe kuhareba, ati kuko uri kuhareba isaha ku isaha nawe wapfa. Iki kigabo kirangije gitangira kuza kiri kumwegera. Barakwereka ahangaha hari imodoka yari iri kwigendera, ukurikire. Maze marayika nawe aza ahangaha akuraho ibibaraga, arangije sinzi niba ubibonye neza, yahise biterera ku iyi modoka. Iyi modoka ndetse ni iya polisi. Iyi modoka iza guhita ihagarara aho ngaho irakwama, ukurikire. Hari igihe Imana ijya guteza ikibazo, ariko icyo kibazo ari igisubizo cy'undi muntu. Rero nujura urabona ugeze mu kibazo, ntujura byiganya cyangwa ngo bikujane kure, kuko nuriya mumarayika urabona yuko yabaye igitambo cy'uriya mukobwa, kuko iyo ataza gupfa ntabwo aba ari kumukorera ibintu nk'ibi ngibi. Uriya mukobwa rero buriya Imana imufiteho umugambi, wa muntu we nawe Imana hari umugambi gufiteho. Ubwo umupolisi yavuye mu iyi modoka aravuga ati si nyagasani ndabigenza nti? Ati ubu imodoka yanjye kwamiye ahangaha ndaza kubigenza nti? Ati kandi ndi kubona yuko hirya no hino nta n'umuntu uri hafi ngo abe yaza kumfasha. Barakwereka hano hari undi muntu waje gukomanga. Uyu we ntabwo tumuzi, yaje gukomanga iki kigabo kiri kumwe n'uyu mukobwa, ndetse cyatangiye kumwiyegereza. Maze iki kigabo kirangije kiramubwira ati uze kuguma ahangaha, ntuze kuva ahantu uri. Ati kandi ntugire ntunyeganyege kugira ngo uwo muntu ataza kumva ijwi ryawe. Maze uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo rwose, ati ndaza kubahiriza icyifuzo cyawe. Maze iki kigabo kiravuga ati nta kibazo tekereza iki kigabo kingana guca guhombanya aka gakobwa kangana gutya, cyarangije kija kureba uwo muntu wari uje gukomanga. Buriya Imana ifite inzira nyinshi ikishamo ibintu kugira ngo ize kuba yatabara ubuzima bwawe. Ubwo uyu mukobwa yaraje yitegereza neza iyi foto ndetse anayikuraho, ukurikire. Yaje neza yitonze aza gukuraho iyi foto ya marayika, ayitegereje neza ndetse aza gucungana kino kigabo niba kitari kumureba. Arangije avayo gake gake ari kunyonyomba. Barakwereka hano hari uri gukomanga ari kuvuga ati yemwe mumfashe munkingurire. Ati ni ukuri kw'Imana nkeneye ubufasha bwanyu. Maze uyu mugore aravuga ati mbese nta wari uzi ibyabaye? Ati hari umupolisi rwose wari uri kugenda, arangije imodoka yigira ikibazo ikwamira hariya. Ati none rero yari akeneye ubufasha bwawe, ndikumva ari gusaba ubufasha. Ati kandi kubera yuko uri umugabo ufite imbaraga ndi kubona wamufasha. Maze uyu mugabo aravuga ati muri aka kanya nta bufasha mfite bwo gutanga. Ati ubwo rero genda umubwire yigwaneho. Ati kandi nta bushobozi mfite bwo kuba nafasha leta. Barakwereka uyu mukobwa ageze ahangaha yabonye cya kigabo gihari, arangije ashaka izindi nzira yanyuramo. Uyu mugabo aravuga ati rwose nge nta bufasha mfite, nta bushobozi mfite bwo kuba nafasha leta. Maze uyu mugore aravuga ati ubwo bivuze ngo umupolisi nta kintu uri buze kumufasha? Atariko wakabaye wamufasha. Umugabo aravuga ati fata inoti y'igihumbi rwose ugenda ushaka undi muntu uramufasha, maze umvira ahangaha. Maze uyu mugore aravuga ati nta kibazo rwose reka ngende mbikore gutyo. Uyu mugabo ageze hano arongera arafunga. Ukurikirane filime witonze. Arangije agaruka asatira wa mukobwa ahantu ari. Gusa uyu mukobwa we yari yamaze kukarenga, yari yamaze gusohoka. Barakwereka n'urugo yari yamaze kurucikamo, yaje ari kwirukanka ndetse agana yerekera aho wa mupolisi ari. Barakwereka uyu mukobwa ari kwirukanka ari kureba ko nta muntu wamukurikiye, yahise agonga wa mupolisi. Maze uyu mupolisi aramubwira ati wa mukobwa we kwiruka amasigamana ni ubuhoro. Maze uyu mukobwa
aravuga ati ni ukuri kw'Imana nje gutabaza, hari ikigabo hariya cyamaze abantu gisambanya abantu kigahita kibica carangiza kikabajugunya, ntabwo ndiyo kibata. Ati ubwo rero nanjye cyari gishaka kunsambanya, ati niyo mpamvu nazaga ndi kwiruka kugira ngo ndebe niba nabona ubufasha. Maze uyu mukobwa nako uyu mupolisi aravuga ati ibyo bintu si bibaho. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose niko bimeze, ati kizana abana b'abakobwa ngo kigiye kubaha akazi, cyarangiza kikabasambanya, cyarangiza kikabica. Ati reba iyi ni ifoto y'umukobwa yishe, ati mwitegereze neza, ati ubu ngubu yarangije gupfa, ati ndetse amafoto gabo yarangije ahita yamanika mu nzu ye, ati nugera mu nzu uraza kubyibonera. Uyu mukobwa aravuga ati rwose ndakwinginze ngo tabara, ndakwinginze utabare. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati nukuri kw'Imana agira vuba vuba utabarire ku gihe. Uyu mupolisi nawe byaramurenze bimutera n'ubwoba, aravuga ati rwose nanjye ndi kumva ibi bintu birimo ikibazo kandi ukwiye ubufasha, ati reka nze rero nze ngutabare. Ukurikirane filime witonze akantu ku kandi, barakwereka ntibwatinze polisi ndetse n'umukobwa bahise bagenda. Urabona yuko Imana iyiteje ikibazo kimwe iba iri kugira ngo ikemure ikindi. Barakwereka uyu mugabo yageze mu cyumba aramubura, arangije agaruka ari kuvuga ati wagakobwa we waba wagiye he? Ati ndamutse nkubuze ko naba mpombye. Barakwereka aka gakobwa nako kahise kagaruka hano, karavuga kati ndi hano, ntawe wambonye ko ndi hano. Ati hari ahantu nari nyarukiye kuri tuwarete. Ati ubwo rero nari ngarutse, ati kandi noneho ngarutse nakwiteguye, ati kuko ibyo wari ukeneye ndabizi. Ukurikire gusa uyu mukobwa yari ashaka kumutega umutego. Barakwereka uyu mukobwa yashakana kino kigabo cyegera, ariko ukibwira ati rwose nukuri kw'Imana umbabarire kubera yuko nari ntangiye kugutesha agahinda. Ati kandi icyo ushaka ndakizi, ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yaje ari kuryongaryonga uyu mugabo gake gake, ndetse niba utarakanda subscribe ndakwinginze kugira ngo ukande subscribe, share ndetse na comment. Barakwereka uyu mugabo yaje ari kumubwira ati icyo nicyo nagukundiye akabebe, ati mbega ukuntu uri akana keza. Barakwereka uyu mukobwa yaragiye arongera atangira kuyimurika, arangije asubira kuri rwa rwego. Ukurikire atangira kongera gutera amarangi ndetse ari kuganiriza iki kigabo ubwo nikirari ryari riri gucica. Nyagasani gikomeza kuvuga kiti ndi kumva rwose ibintu bigiye kugenda neza mu aka kanya, kubera yuko nawe uri kumva ikintu nkeneye ukaba uzi neza ikintu nkeneye mu aka kanya. Uyu mukobwa aravuga ati buriya nanjye ndi umuntu mukuru, ati ubwo rero niyo mpamvu ibintu mba nabimenyeje nkamenya ngo ni iki ukeneye. Ubwo rero ntabwo naza kwirirwa nkugora rwose, ntabwo naza kwirirwa ntuma ushiramo imbaraga nyinshi, ahubwo njyewe ndaza kugukemurira akabazo kawe ku neza. Iki kigabo uyu mukobwa arakiryongaryonga. Uyu mukobwa arangije ashaka kugita mu mutego gake gake, kiza kiri kumwegera kiri kumubwira ati rwose reka nizere yuko ibintu bigiye gucamo aka kanya, nizeye yuko ibintu bigiye kugenda neza. Ati ubu ngubu tugiye kumanuka tugenda dusatira ku buriri. Barakwereka ako kanya uyu mukobwa yahise ava kuri ka kego, arangije aramanuka, aravuga ati nta kibazo reka tugende, reka nze rwose tugende, atariko ntuze kugira ikintu kibi unkorera, ntuze kumbabaza rwose. Ati reka tugende ku buriri, ati kandi ntugire ikibazo kuko nabikwemereye. Ati ubwo rero ntabwo ndibuze kwisubiraho. Uyu mugabo aravuga ati ngaho va wongwemo mukobwa, ngaho va utangira unkorakore. Ukurikire uyu mukobwa ahita ahamagara umupolisi, aramubwira ati banguka vuba vuba, iki kigabo cyari cyaregereje, agatuza cyahumirije ngo bagikorakore. Dore ngo umupolisi arahita agita muri yombi, dore ngo arahita agifata. Maze uyu mupolisi arakibwira ati ibyaha byawe byose ndabizi, ibyo wakoze byose ndabizi, n'abantu bose wagiye urica. Ati none wari ugiye no kwica n'aka kana, wari ugiye no kugirira nabi aka kana. Uyu mugabo aravuga ati ibyo ntabyo nzi, ibyo uri kuvuga ntabwo mbizi rwose. Maze uyu mupolisi aravuga ati buriya
ati iminsi y'igisambo ni 40. Ubwo rero nawe umunsi wawe wageze n'uyu nguyu. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose mutambikane. Ati kandi fande ndagushimiye kuba urokoye ubuzima bwanjye, ukurikire filime witonze. Maze uyu mupolisi aravuga ati ndamujanye, ntabwo azongera kugaruka ukundi. Ati ngiye kumukatira urumukwiriye, ngiye kumukanira urumukwiriye, ukurikire. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati mujyane rwose. Umupolisi yarakoze akazi ke, ndetse n'uyu mukobwa akazi ke yarakarangije. Uyu mupolisi aramutambikana. Nuko nguko uyu mukobwa yarokotse, ndetse n'agasobanuye kacu nuko tugasoje. Tuzahurire mu gasobanuye k'ubutaha, kandi ndabakunda cyane mwe mwese twabanye mu gasobanuye k'umunsi. Ndabashimiye, mwari kumwe na umwari Fabrice, naho ubutaha. Ciao ciao kandi ndabakunda.